yakaya right imeze bitara cyane Mr Jerome ndetse akajya ka series episode 4 ijana uko twatangiye mese bituriro bakwereka incamake ko byagenze muri episode ya 3 Ebi kanje naba nkabuze rwose Dr Nsabiri bamuhagurukiye akasagiye kukabura yanze kuryamana n'umukobwa hakuno afandije imperi na ntibindeba urebe nureba nawe bakwica Gasani urebye nabi yaguhitana bakwereka igihe afande yinjiraga asanga Dr arimo arirwanaho urebe shishisha gake gake none sinde kuvura sinzoka zo munda eto urebe turadidasi kora kugira ngo tekano waha wizerwe 100%. Madamu Cuyi turiga kwegedisa ikibaba cyamugeze panjira panjitse koko Imbeka series episode kare ko twatangiye meze biterero aracyari Mr Jerome wenyaruka ubusanzwe usacingira amacano muri YouTube yawe niki hati ubusanzwe usacingira amacano muri YouTube yawe niki hati yasuge bya nebeki hey aracyari Mr Jerome ndetse episode kare hakuno rukundo ni fege episode ni 4 ebi fande turadidasi je kuri cyano hano ndi kwitekereza ari comedite Shaka kuzikoye no kwitekereza byara comedisi ubwenge bwa netse hanze gushya turi boss ariko turi boss inyuma isa yaranci yagize ebi nako naragenda umve neza hamagara nepo umubaze nimba bakobwa bindi kugira hanze izindi boys mose ayigana hanga asiza kufungwa ndaza kuhamagara ariko gusaba bari mu nzira baza izindi boys nshyashya wibuke rizimaze zifungiye hanga hari izindi tugomba kuza turi no face we hakuni mbohe urebe mbohe ibene ko niki yewe nzagukura hanga nkuko nabigusezeranyije ko yoga aribyo bayibuka azava nkuko yabisezeranijwe ko gufungiye hangaha bibutsa ko ingi ntago ari gereza na ahantu baje gufungirwa ubanza amakuru bakeneyemo kumbe hano ndi winjiye muri douche urebe bene gushokora ubona bizi screen mugiye kuyiterura rangije ariko sha nta kantu mubonye niki urebe kobwa gise gutyo urebe ne muri douche komeza koga nimbohe ebyiri mpereza hano mvuze ngo iki mpereza noge hakurino Madamu Cuyi wibuka iyi projet ni uyirimo cyane soma kantu gake harya ntawe turamamariza icyongereza cyajemo we Kamin wumvise ariko ku kantu wumve Kamin rwose niki se shako n'icyarabo niki gise gutya winjiye afande nuramukubikoze yabayibuka hanga nkuko nabigusezeranyije nuramukubikoze afanga nkuko nabikubwiye sinzi niki yamubwiye kuzakora tumuzi nk'imbohe maneke iba ari ukwica umuntu iba ari ukugira gute kagere mu mukobwa hano rebe ni imbohe zombi ariko ko amurebye gutya rebe abona akomeje kumureba rebe nta jambo avuga gusa we yararakaye rebe ni imbohe bafunganye hari ibyo bikabwira ati ibi nuramukubikoze ibyo bamubwiye cuye mu gati nuramukubikoze ibingi nakubwiye nzagukura hangaha sinzi n'iki yamubwiye rangije fata uburoso rangije arisohokera ko ntukibagirwe ko yicara hakuno ko yakicaye isi yamwikaragiyeho nzagukura hangaha nkuko nabigusezeranyije aya magambo usizemo bakomeza kuyibuka n'amagambo ya Madamu Cuyi
amubwira ati nukora ibi ngibi nzakura muri iyi gereza. Bakobwa tangiye gufatwa n'iseri urebe tu. My God. Ehe. Nakoze koko. Ariko nyine ngomba kuva ahangaha. Cyane ko bambwiye ko ntacyo ari bube. Umve. Harimo n'akantu ka my God. Hakuna fande. rero nibyo nakubwiraga. Ehe. Ngiye kumara iminsi hano. Umve. Ibyo nabitekerejeho neza. Ibyo wabitekereje neza? Njya ntekereza kabiri. Nyagasani karabaye. Kumbe cutwe tuzi nk'umuntu wa danje wa seriye. Ntabwo atekereza kabiri. Wumve. Ibyo nabitekerejeho neza. Ntabwo njya ntekereza kabiri. Ehe. Ntabwo dutekereza kabiri. Kose sha umuntu udasubiza igitekerezo nyuma ngo yumve ko ibyo yatekereje biri seriye. Nanakira amakuru yuko abakobwa bandi nabo bagiye kugera. Amakuru yamaze kugera hanga ko abakobwa bari mu nzira. Isembo y'enshyashya. Mipangu ni iki? Chris. Ntugire ikosa nari mukora. Hatagira eri nigeze kugaragara. Wumve. Nanjye nisohokera. Hari izindi boys zigiye kuba zaza zigomba gusanga izari zihari. Hakuno rukundo. Dore gakwe urebe ikibaba cyaramumenye. Yewe kare wumva kanavuze buretse yewe kamama we disa abahungu bacu bararangiye. Wumve. Oh Mr. Gatsi aka kantu barambwiye ngo niki ngo ni kaga filime kintuze ngo kwisayidira. Sha Oh Mr. Gatsi. Yewe Gatsi we ka twatuntu two kureba niki tw'abantu bakuze. Urebe muribuka kuri episode ya 3 igihe yakitabiragaho. Ibyo ni ibiki numvise. Wibuke bagusubiza inyuma ba. Igihe telefone yasonaga rukundo yitabiye kuri filime rukoza soni. Ngo biragufasha mwana. Niwumva se ko bigukorera akazi. Meze nka panda. Twatuntu ngo tumukorera akazi. Nese shaka kureba tuno dufilime. Tunese shaka ko tonsayidira. Sinzi kintu tuba tumusayidira. Ngo biragufasha. Gakwegera upaye koko. Biragusayidira. Hangije. Inchi hako. Kumbe barakwereka imbohe nshyashya. Zari zamaze kuhagera. Urazibona ariko n'umurinzi nyuma. Tutaramenye amazina y'abo bandi. Mbunda ku mutwe. Wekazi nshyashya. Kumbe barakwereka dore hakuno. Gakwege yari maza. N'izindi mbohe. Turebe abayinywera ikibaba. Byaramubabaje nyine bumva nta birenze isine yigize. Yese bebe. Sister nawe se wageze se. Kiba gifite ubuhehe sigiriye Yesu tasanamenyera. Abafitemo imbohe yigize ukuntu urebe. Urangije cunga ageze karamure bafatira yipanje. Tuzakorana. Urangije yinjirira. Kumbe fande. Tambuka gutyo. I'm Chris Heaven. Yumasana ya kuri Instagram ugiye kumusacinga ni cyamamare. Chris Heaven. Gise gutya. Kazi karacamo. Kazi karimo karagenda neza. Bimeze sawa barakorana. Ndagira ngo mutwongerere kamera kugira ngo turusheho gucunga umutekano. Bashyiraho kamera umutekano mukomeze kuwupanura. Ibyo nta kibazo ndaza kubyitaho. Hakuno. Afande. Hano hari ikibazo kandi gikomeye. Hari ikibazo kirenze. Ikihe rero? Kumbe imbohe aho ziri uyu hari bikomeje kumurya mu mutwe. Hari bikomeze kumuza mu matwi. Ko naramuka bikoze. Cuyi azamukura hangaha. Ese bera kataranga. Bera ko ataraza. Kariye. Ibyo komeza kwibaza. Kumbe zini imbohe bari bazizanye. Ni muri refe. Sha! Tu. Kwegeye ababigize ibintu biranganye n'ukuntu aba yambaye nyine ubona ko byamubabaje nyine nta kintu abona gisekeje gihari. Rebe Bongore imvange do aha ka Yesu rebe kisi ese kudashaka kurya yese birarenze. Ndavuze ngo nukore kuri ibyo biryo. Utabikora tukabonana. Urebe kandi yari afite biriya. Terwa kana afata hakuno. Fata uburoso
dore bagakwegera rero baramukangana nta kintu yishoboreye tanyagira sene nkahita narukuramo n'iryo kubona gasigara ukoresha gisegurutse sinzi ni imbohe zirimo zirarwana urebe tuzi nimba uriya musore yarinjiye muri aka gace cyangwa atarahinjiye hakuno umusore bakeka ko ushobora kuba yarinjiye ahangaha niba ari maneko sinzi nepo ntuze gukinisha kwihangana kwanjye utaza kunkinisha kwihangana kwanjye utaza gukinisha urebe turakuzi kubyitaho hakuno gakwege abinjirana ehe bahise abahuruza wishe umuntu bahise abahuruza ikubaga uratabara bimeze bite dusaye ngo hari imbohe zirimo zirarwana yageze gutya arabareba ibiki we mutugabura mwagiye mudore kubita n'imvange n'akaretisi bige n'ibiki kandi barifatiye ehe wumve ntabwo narya impungwe ndi Madrid wa bene urifata ukamenda imboride nakuzanye imboride ehe wumve kisi nyine dukubita umureta ariko ibyo bintu by'impungure sige n'ibiki abashyitsi koko kisi cyangwa tubamera amazi ahangaha cyangwa tubone ko twanarakaye hari ufite uburoso ushaka gutera mugenzi we urebe bageze gutya bongera bicara hasi gakeya batuje hari ufite stress maneke afandirigeze hakuno udatuma nkora ikosa uzigihe inshinze udatuma nkurerere uzinshobora namubwiye babarakaye koko nakubwiye ngo afite imbundi muri imbere urebe urimo kumva yego icara hari cara hasi kese gutya ariko n'umuje misiyo n'ibikisaho ndiko mpazi mwebwe induru mwatejana niyo duru ni iki arinjye afata imbunda urebe fata imbunda kwagafashe mu twaje hakuno hari abandi muri control room hari ibyo babonye urebe babonye ka video kuri hasi gutya ni muri control room bimeze bite byarabarenze baracyari hakuno rebe kajinya kuko nikivuga ati se shako na yabaye koko yagize gutya fata imbunda twabonye ayaka yagize gutya rashu rebe aramwenya arabona bisekeje gusa barababaye koko biramurenga fande na bera arapfuye bera nawe arapfuye nyagasani bera yishwe nande rero nuko kagenze yari Mr. Jerome abagena kuno cyane yari mbeka series episode ya 4 dusore kaza kurikira Imana bende muchas gracias ibi bintu mu byongeye urenda utumutwe ntago ari wowe ibi bintu byose ubizanye wamubwira ibiki ntago twari bubyikemurire ngo cya fande bera yapfuye sasa rero igisigaye se kumbwira ibyo wamishemo sa fande se